Halo bakunzi ba Diamond TV, nk'ibisanzwe mwiriwe mutumeze mute, turagarutse n'amakuru ya Miss Rwanda nk'ibisanzwe. Uyu munsi inkuru tubazaniye ni inkuru ebyiri gusa. Iya mbere avuga ku mafoto atatu muri kubona kuri screen zanyu z'abakobwa bitabiriye amajonjora ya Miss Rwanda 2022. Aya rero ni amafoto akomeje kubica bigacika, abantu bakayibazaho, buri wese akavuga yashaka, ariko n'inkuga nimba ari amafoto yakunzwe n'aya mafoto y'abakobwa batatu. Ntabwo nibizogora ku mazina yo ndayataruka, mwe murebe nimero gusa, namwe wikorera ubushakashatsi mujye gushaka amazina yabo. Gusa abakobwa bavugishije abantu benshi, bamwe bajya ku mbuga nkoranyambaga barandika ati Miss Rwanda 2022, ati none ndabona n'abamama bakwiye kwitabira. Abandi bati burya byose birashoboka, nta muntu n'umwe utajya muri Miss Rwanda bakibona aya mafoto. Wowe ni kubibona? Aya mafoto rero yakomeje gutrendinga. Mwibutse ko amajonjora yamaje no kurangira. Amajonjora yashojwe mu mujyi wa Kigali, aho hakomeje abakobwa 29. Muri 29 rero bakomeje nyine, uyu mureba nimero 51 nawe niho yiyamamarije. Nuko ifoto yiza kubice biracika nyuma y'amajonjora. Nimero 14 yo mubona yari mu majyaruguru, nawe rwose yaritabiriye, abantu bacika ururondogoro. Ariko ngiye uko mbireba ni abakobwa nyine bafite ubwiza butangaje, akamugeye mujye ngo butangaje, ubwo ibindi nawe uzabyiyongerereho. Ariko nabo nuko bitinyutse bakajya muri Miss Rwanda. Ni Miss Rwanda yagaragayemo udushya twinshi cyane, ko abakobwa b'ibyamamare bazwi bakubiswe inshuro. Nimvuga ngo ibyamamare maza kubona n'abakinnyi ba filime bagiyemo, ndi buzogarukaho imbere. Harimo ukina muri Papa Sava, nawe witabiriye, muza kumureba nawe. Birangira rero umushinga usobanuye, ariko birangira nawe adakomeje. Abakobwa rero ikiri kuvuga nuko ngo batinyuye abantu benshi, bityo buri mukobwa wese urebye ifoto akavuga ati nanjye buryo butaha nzagerageza. Urumva ko bakoze akazi katoroshye muri iri rushanwa. Ikindi nuko hagaragayemo abana benshi bo mu byaro nabo bahagurutse muri Miss Rwanda baritabira, nubwo benshi batakomeje, nabo bari bagerageje amahirwe yabo, abo mu Rutsiro, ab'iburasirazuba, mu byari ibyo byakure. Ikindi cyagaragayemo na abakobwa babana n'ubumuga, ngira ngo no mu mujyi wa Kigali haje gukomezamo umwe, undi yavuye mu majyepfo. N'abana n'abakobwa rwose bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko imishinga yabo ikaba ari imishinga ari myiza cyane, yatumye akanama nkemurampaka kayikunda. Uyu rero nababwiraga ni wa wundi, ni wa mukinnyi wa filime bita Fofo, ariko ubusanzwe yitwa Noella. Uyu nawe rero yaje kwitabira umujyi wa Kigali asobanura umushinga we, aho yavuga ko abana bakiri bato ngo bagomba kwigishwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yarabisobanuye rero, aza kubona yes 2 na no 1. Ntabwo yaje gukomeza, ariko nyine yavugishije benshi nabo kuko bumvaga ko bitashoboka, ariko rwose yari yaje n'icyizere cyinshi. Fofo rero muri Papa Sava muramureba, yari yahagurutse rwose, aragenda aravuga ati nanjye Miss Rwanda ntitaye ku ndeshyo, ntitaye ukomeze, nanjye nzagenda. Ni umukobwa mwiza ukunze kuvugisha abantu benshi kuri social media, ariko nyine ntabwo yabashije kubona pasi, byarangiye nawe atabonye pasi, ariko buriya yaragerageje. Niho nyine yagomba kugarukira, ubutaha burangira ngo wenda azasubira yakongera akagerageza amahirwe. Siwe gusa, muraza kubona umukobwa nawe ukina muri filime, ngira ngo Umuturanyi, muramureba nawe, yari afite nimero 106. nawe yagerageje rwose, ajyamo mu mujyi wa Kigali, ati ariko nanjye reka mpace, nanjye ndebe ko nabona pasi. Ariko nabyaje kurangira nyine akubitiwe ahareba inzega. Bakunzi ba Diamond TV rero, murambabwira ko amakuru nk'aya ngaya arakagaruka, mukomeze mukore share, comment na subscribe nk'ibisanzwe. Ciao ciao.